Baudouin. nagiraga ngo twari tumaze kuvugana mu kanya tubwira ikibazo cy'iyo mbwa Mhm. ngo utubwire aho ibintu bigeze ese watubwira ko inzego z'umutekano zahageze ubu noneho biri gutanga iyi shusho bimeze bite turagira ngo duhe ishusho muri make uko byagenze nyuma y'uko inzego z'umutekano zihageze n'abaganga b'amatungo n'abandi bantu utubwire uko bimeze. Ngira ngo nk'uko ubibajije Baudouin, ibintu ntago hano byoroshye. Aha. Ibintu byafashe indi ntera cyangwa se ibintu bifata iyindi sura. Ku rwego rw'uko ngira ngo hano turi ni kwa pasitoro, kandi pasitoro ukomeye Aposo ni umuntu uzwi, ni dogiteri, ni dadi, abantu benshi bamuzi ko ari umuntu udasanzwe. Yego. Mu by'ukuri rero iyi imbwa yabaye imbwa mu gihugu cy'u Rwanda, imbwa iteza akajagari, iteza n'akavuyo. Ni ikintu rero inzego z'umutekano zagiyemo, abasenga babijyamo, abantu bose barahaguruka, abantu barahurura, abantu baza kureba imbwa. Kugeza uyu munsi wa none rero imbwa yabaye imbwa hano kwa Aposo, yabaye imbwa mu rugo kwa Aposo. Cyabaye ikibazo gikomeye cyane cyane ko hari amakuru mu bihe byashize abantu bajyaga bavuga ngo Aposo ngo ajya ikuzimu, yagiye ikuzimu, ngo Aposo afite imyuka mibi. Ariko ngira ngo nababa bashaka gusebya izina rye cyangwa se kwangiza seve ye. Ngira ngo ni bimwe Satani aba ashaka nko gutobera umuntu mu ivugabutumwa arimo, ariko mu buhamya bwe cyangwa se mu kiganiro cye nawe yavuze ko iyi mbwa yaba ari imbwa yatumwe n'abarozi, atari imbwa yatumwe n'Imana. Ngira ngo rero mu badukurikiye, ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga cyane, kugira ngo tubahe umucyo ugaragara cyangwa se wumvikana, ni ukuvuga ngo iyi mbwa ni ya mbwa nyine nk'uko nabikubwiye, ifite urupapuro rwanditsweho ibyaha bigera muri 18. Inzego z'umutekano ntabwo zayiteye ibyo nakita bya binya batera inyamaswa cyangwa se kuyirasa, imbwa ntibyayifata. Yego. Imbwa baje gushakisha uburyo ki bayigotesha nka biriya bintu bimeze nk'urucundura. Hari utuntu bajya bafatisha amafi, ariko noneho hari n'ibindi muri parike bafatisha inyamaswa nk'izi z'inkazi. Bagateze, haza umuyaga nakita nka serwakira, ibintu bisa naho binaniranye, noneho imbwa isa n'ikereye intambara, abantu bariruka, abantu barashwiragira. Imbwa rero yaje kugorana mu rugo hano kwa pasitoro cyangwa se kwa apotere. Imbwa yaje kuba imbwa, iteza akajagari, iteza akavuyo, abantu bariruka, abantu barahunga, abantu bakeka ko haba hagiye kuba ibimenyetso bisa na bimwe byo mu minsi y'imperuka. Ni ukuvuga ngo abashinzwe umutekano ntacyo babashe kuba bakemuraho cyangwa bakuraho mu bijyanye n'ibyo ngibyo. Sahizi imbwa yo bayirashe ziriya shinge biranga, bashaka kuyifata bayikoresheje icyo nakita imitego. Biza kurangira umutego nawo byanze, hajemo ako kajagari, niba ari umuyaga uba uturutse mu badayimoni cyangwa ku Mana, ariko habaye umuyaga mwinshi cyane kugeza ubwo imbwa hamwe nakubwiraga yari isutaraye cyangwa se yari iryamye muri jaride, yaje kuhava iteza akajagari. Ubwo umuntu wese iyo bateye hejuru umwe asamaye natwe twirutse, umuntu wese akiza ake karenge, ariko gukamera n'ubundi biracyari intambara. Cyakora ubuhamya n'ibikunda buno ndabona Aposo ashobora kuboneka, hari igihe muri bukurikirane yenda disikuru y'iminota nk'itatu mo hano, n'ibidukundira akatwemerera. Binanze naho habaho kwihangana mukaguma mutegereje, ariko amakuru buno agezweho mashyashya ni uko sahizi imbwa itarafatwa, abantu bari gusiganwa nayo mu gipangu. Wagira ngo nyine haje wa mukino witwa guhiga, kera abantu bagihiga nibo birukankanaga inyamaswa. Ubwo bamwe bacaha nayo igacaha, bacaha nayo igacaha. Ntabwo ari ikintu cyoroshye rero mu ruvunganzoka rw'abantu cyangwa se hagati y'abantu benshi. Ni ikibazo cy'imbwa nyine hano gihari. Ariko si nkamwe muhari nk'abanyamakuru nyine, abaturage mu kubona bari kubyakira bate? Ese abaturage bagize ubwoba cyangwa se abasenga bo bari kubitekereza gute? Muduhe amakuru, ishusho nyamukuru uko ibintu bimeze.
hari ibyiciro bibiri icyo nakita, bamwe bari kuvuga bashyigikiye Apotre. Aba bantu bari kuvuga ko iyi mbwa ari abarozi bayitumye kugira ngo byongere bifate indi sura cyangwa indi ntera, ko yaba akijya ikuzimu cyangwa se baba ari abadayimoni bavuye ikuzimu muri misiyo zabo. Icyo ni igice kimwe cy'abakristo bari kuvuga ko iyi mbwa yoherejwe na shitani cyangwa ikaba yatumwe na shitani mu rugo kwa pasiteri. Iki gice rero cy'abakristo kikaba kiri ku ruhande rw'ibyo Aposo arimo nawe yashoboye kuba yashyikiriza ku kinyamakuru kimwe cyangwa se n'inzego zabashije kumubaza, ariko bose bakavuga ngo iyi mbwa yaba yaturutse kwa Satani cyangwa se mu barozi cyangwa mu bantu bagerageje kumutera kudeta mu by'urusengero cyangwa se kumuhirika ku butegetsi bwo kuyobora itorero. Ikindi gice cy'abakristo nacyo kiragaruka kikavuga ngo iyi mbwa yaturutse ku Mana, yaje kuba yasenya imikorere y'abadayimoni cyangwa se ubuzima bwa Satani. Ubwo rero igice cy'abakristo bo basenga ku rwego nakita abantu bibera mu mwuka cyane, abantu b'abahanuzi, nanone b'abakristo batize teoloji, abakristo batize tedi, abakristo bari ku rwego rw'uko baba bo nta bintu byinshi by'iyobokamana bagiyemo byo gusoma cyane, bo bari kuvuga ko ari ubutumwa Imana yazanye. ko kurumva umwe ari gusoma ati kiriya si icyaha cy'ubusambanyi Imana iri kwiyama, ati kiriya si icyaha cy'ubutinganyi Imana iri kwiyama, ati kiriya si icyaha cyo gukuramo indi Mana irimo yiyama abakristo, ati ibi byaha byose byanditse, ati hari na kimwe kitaba. Urumva abagore nibyo bari kuvuga, abagabo nibyo bari kuvuga, abasore abakobwa nibyo bari kuvuga, bose barimo baravuga ngo none se imbwa yaba itumwe n'abarozi ikaza yanditsweho ibyaha? Imbwa yaba ari iy'abarozi ikaza itanga ubutumwa ko imbwa z'abarozi zigenda ijoro, imbwa y'abarozi yananirwa gutinya abasenga ko hano hari? Ubwo urumva ahantu hateraniye n'abapasiteri batandukanye, abahanuzi batandukanye, barimo baravuga ngo iyi mbwa ari iy'abadayimoni iba yatinye cyangwa se ikanirukanka. Kuko hari uri kunyumva neza Bodowe? Ndakumva, ndimo ndakumva. Sawa. Kuko harimo n'abagerageje gusenga ngo bayirukanisha amasengesho iyi mbwa iranga. Iranga. Hari n'abagerageje kuyirukanisha amabuye cyangwa karuru, nabwo iranga. Harimo n'abagerageje rero kuyirukanisha sitarateji zo kuyishikisha inyama nka kumwe imbwa zikunda inyama, nabwo imbwa iranga. Hari n'abazanye izindi mbwa zisanzwe za hano i Kigali, imbwa zifite agatuza zariye inyama, bavuga bati imbwa ikunda izindi mbwa, nimuzane izindi mbwa turebe ko zayihakura. N'ubundi imbwa birangira itagiye icyo nakita muri ambiyase y'izindi mbwa, imbwa iranga. Imbwa iranga. Ndimo ndakubaza ni abo muri uwo muryango bifashe bate? Ese bari gusenga, bafite ubwoba? Tubwire abo mu muryango aho ngaho kwa pasiteri uko bimeze. Ngira ngo mu muryango ikibazo cya mbere cyaba gihari ni ugutinya ko ibi bintu byagera mu mbuga nkoranyambaga, ni ugutinya ko ibi bintu byakwirakwira bikafata hirya no hino. Ngira ngo kandi iyo umuntu afite titire yo kwitwa Apotre, akaba ari revera pasitoro, akaba ari Pawulo, akaba ari intumwa ihagarariye amadini cyangwa se ishinzwe gufungura amadini, urumva ko icyo ni ikintu muri bo bavuga bati iri zina rihombotse rikagera hanze, iki kintu kiramutse gifashe umurongo wo kugera hanze cyatubyarira akaga, cyazana ihungabana mu itorero, cyazana ihungabana mu bakristo. Mu ijambo rimwe rero urumva iyo ugezwaho witwa dadi baguhimba amazina, uba umaze kubaka ubundi buzima, umaze kubaka famiye nini kandi ngari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kenshi na kenshi icyo ni ikintu ngira ngo umuntu wese nawe wishyize muri ako gaciro kugira ngo gisohoke, urumva cyaba giteje akaga. Ari nayo mpamvu rero bo nicyo kibazo cyaba gihari gikomereye nk'umuryango cyangwa nk'umutima, kuvuga ngo uru rugo nibimenyekana ko imbwa yaba yahageze ikahamara iminsi 3 ikahafata inzego nk'izi zikahagera, abantu nk'aba bagahurura, nubwo gukamera no gufotora bitemewe, ariko urumva ni ikintu kitari cyiza cyane, ngira ngo ku muntu ufite izina rikomeye cyane.
reka rero dusoreze aha ngaha wenda tube dusubitse ariko mudukurikiranire murebe ko mwatubonera abo bantu mukomeze mubegere kandi n'ubuyobozi bwite bwa leta abo muri bubone muze kubavugisha kugira ngo baduhe nabo uko babyumva n'ibitekerezo byabo. Ariko akabazo ka nyuma ndi bukubaze, ese mwakurikiranye neza ntabwo abantu wenda hari uburyo abantu batekerezamo ibintu, nagira ngo tumenyere niba iyo mbwa nta hantu ihuriye n'izi mbwa zimaze iminsi zizerera mu nsengero hirya no hino, abantu bakavuga ko ziri gucyaha ibyaha cyangwa se ko ziri kwirukana abanyabyaha ku ruhimbi. Muze kudukurikiranira nabyo abanyamasengesho bari aho n'abandi bavugabutumwa mwumve icyo babivugaho. Ngira ngo tubashije gusubiza kuri icyo kintu abadukurikiye tukabamara amatsiko. Yego, hari inkuru yavuzwe ubushize nubwo tutayihuza n'iyi ariko nayo twayigarukaho, ari nabyo abantu yenda baza gutandukanya. Yavuzwe ku rusengero rwa ADEPR muri Bweramvura, ngira ngo ubwo bavugaga ko imbwa yateye ku ruhimbi igagerayo, nubwo babeshye ngo yahanuye ariko imbwa ntivuga. N'iyi ngiyi ntabwo ndabona ivuga ngo ibumbure akanwa ivuge. Tuzi indogobe yo kwa Baramu ariyo yavuze, urakoze cyane. Ariko iyi mbwa ntiravuga, nta muntu n'umwe umuntu uzavuga ngo iyi mbwa iri kuvuga azaba abeshya. Ahubwo icyo twabwira abantu, iyi ni imbwa igizwe n'ibara rya shokora n'iry'umukara. Ni imbwa ifite urupapuro rwanditsweho ibyaha, ariko imbwa yagaragaye i Bweramvura nta wigeze avuga ko hariho urupapuro. Niba yaba ariyo rero, kereka nitugirirwa umugisha nk'abakristo bari muri urwo rusengero, nta n'umwe ndabona ngo avuga ati njye nasengeye i Bweramvura, iyi mbwa yadusanze mu rusengero none ndabona ari nayo mbonye hano. Gusa yenda abantu bari kubisanisha n'ibihe bya nyuma by'uko ikizira cyahagaze ahera, bakavuga ko mu bihe bya nyuma hazabaho ibihe birushya, hazabaho ibihuha, intambara. Koko nk'ubu nanone hari indi nkuru ngira ngo iri gucicikana, bari gusanisha n'iyi bakavuga ngo ni gute umutinganyi witwa Twahirwa Moses nk'umuntu w'umutinganyi yakodesha urusengero rwa ADEPR. Noneho ahubwo abantu bakavuga ngo, abantu numvise bajujura bavuga ibintu bigera muri bitatu, bavuga bati muri uku kwezi kwa gatatu hagaragaye imbwa mu rusengero i Bweramvura. Hano hari imbwa ihamaze iminsi 3 mu rugo kwa pasitoro. Hari umutinganyi wakodesheje urusengero rwa ADEPR witwa Twahirwa Moses uzwi mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yaranabikatiwe mu gifungo, akaba yarabifungiwe, inkiko zikamukatiramo ibihano. Turahirwa, yitwa Turahirwa. Yitwa Turahirwa. Urakoze cyane. Ufite company yitwa Motion y'iby'imyenda n'imideli. Ngira ngo iby'imyenda n'imideli ariko ukunda kugaragara mu mafoto yambaye ubusa. Yego rwose turamuzi. Ngira ngo rero abantu bari kubisanisha bakavuga ngo muri uko kwezi kwa gatatu n'utwo dutendu nibyo bintu byaba bibayeho, ariko bakagaruka noneho bakagaruka nyirizina ku kibazo kibereye hano, bo bari kubonesha amaso bakavuga ngo ibi bintu ese turi kurota, abandi bati turi mu nzozi, abandi batese ibi bintu byari byarahanuwe, abandi bakavuga atese ibi bintu ni ibya Satani, ese ni iby'Imana. Mu buryo bumwe n'ubundi dusobanuriye abantu bari kutwumva cyangwa bazatwumva cyangwa badukurikiye, abantu bafata umwanya wo gusenga, koko tugeze igihe abantu bafite urungabangabo ruteye ubwoba. Bodowe koko niba imbwa mu busanzwe hanze hazaba imbwa n'abarozi, ariko nkatwe twabatijwe ukabatirizwa kwizera umwami Yesu w'umukiza n'ubugingo bwawe, ntabwo ushobora kumbwira ngo imbwa itwaye ubutumwa bwiza hanze hazaba imbwa n'abarozi. Ari ibyo abantu bagaruka bakavuga ngo ese iyi mbwa ni ikihe kibazo gikomeye nk'iki ngiki, cyangwa se ni izihe ngorane nk'izi imbwa iteje ikagaragara nk'iri kuvuga ubutumwa, ikagaragara ko itwaye ubutumwa bwiza. Nawe wumva iki kintu bibayeho ko twabigereranya nk'ikira uri kurya ku meza, ukajya kubona ukabona inzoka ikuzaniye ibyo kurya, cyangwa se imbeba, cyangwa se n'indi nyamaswa izira cyangwa se isura nabi. Urumva nk'umwizera biragoye ko ibyo bintu wakemera ko ubwo butumwa
buzanwe buvuye mu ijuru. Mu busanzwe ubutumwa bwera ikintu cyera kiba cyera. Mpamya ko bakwiye no kuba iryo juru ryagiha abandi bantu bera kugira ngo abera bagishyire abandi bera. Noneho ubutumwa bubi bwa shitani bugahabwa abandi bantu batera kuko nabo bajyanye ubutumwa bubi bwa shitani. Ariho bamwe bashingiye bavuga ngo iyi mbwa yaba ari iy'abarozi, abandi bakahashingira nanone bavuga ngo iyi mbwa yaba izanye ubutumwa bwiza bwo gukura ibyaha mu rusengero no ku ruhimbi. Ndetse bamwe bakavuga ngo iyi mbwa banasaba inzego z'umutekano ngo nibayihorere misiyo yayo igerweho. Abandi batoya iteje umutekano mu kuryama mu kubyuka. Abandi batoya iyi mbwa no urazi ko Kigali ubundi mbwa yipfuye kuyihamba igeza mu 20,000 kugira bayigukurire ku rugo. Kandi imbwa i Kigali bayikinamo business. Urazi ko hano i Kigali imbwa yipfuye igapfira mu rugo rwawe, uhemba 20 bakayihakura bakajya kuyita ku rundi rugo, nabo bagahemba 20 bakayihakura bakajya kuyita ku rundi rugo. Imbwa ikaba imbwa mu buryo bwo kuyihamba ikazajya kugera iyijya imbwa itwaye hafi miliyoni. Ubwo rero bamwe bagasaba bakavuga bati imbwa nimuyireke yikomereze misiyo yayo. Abandi bagasaba bakavuga bati imbwa nta mpamvu n'imwe, imbwa n'imbwa nimuyirukane igende ive mu rugo rw'umukozi w'Imana. Abandi bati iyi mbwa nimuyijyane mu bitaro bayikorera isuzumwa barebe ko nta kindi kibazo bwite cyihariye iyi mbwa yaba ifite. Abandi bakavuga ati iyi mbwa nimuyijyane muri parike. Abandi bati iyi mbwa ese haje abapfumu bakamenya ibyayo, mwahamagaye abarozi bakamenya ibyayo mukayiha umwanya, muhamagara abasenga bahahuririye iyi mbwa mumenye ibyayo. Mbese imbwa bari kuyicira urubanza, imbwa yagiweho impaka, imbwa bayikoreraho ikiganiro mpaka. Kugeza ubu turi kuvugana nta muntu n'umwe wiyumvisha ko ikiri imbwa, ahubwo abantu bari kwikanga ko nyuma y'amasegonda cyangwa nyuma y'isaha imbwa ishobora kuba yahindutse nk'intama cyangwa yahinduka nk'ihene cyangwa ikaba yahinduka indi nyamaswa. Nibyo abandi bari no kuvuga bati wasanga iri buhinduke n'umuntu. Ni ukuvuga imbwa abantu baraza saa 2 bagatonda, abandi bakaza saa 4 bagatonda. Mbese imbwa iri gusurwa, imbwa yabaye visite uhagaze nko ku gipangu ukishyuza, byaba nka Reyo yakinye. Urakomeza dukurikiranire kandi urebe n'ubuyobozi bwite bavugishe, kandi ndatekereza ko uyu munsi ngo wayo wa gatatu ukomeze ukurikirane, hanyuma uraza kongera tukubaze mu kiganiro cyacu kiri bukurikireho. Urakoze cyane, ngira ngo n'ubundi nicyo kintu twese tuza kubaza inzego z'umutekano, koko buno twavuganaga nkubwira ko imbwa kugira saba itari gukunda no kuyitega imitego byabaye nk'ibibagora, ariko sahizi ntirafatwa. Ngira ngo abantu bose barimo barabazanya, umwe abazundi undi abazundi, ari mu bayobozi bari kubazanya, abandi bajya kwegera pasiteri bamuhumuriza, abandi banamubwira bati hano hantu uzahimuka aba n'abaruzi bari kuguhiga. Abandi banamubwira bati iyi mbwa ishobora no kuzagutegera mu modoka. Abandi bati iki Imana ntawe uyihunga, nta n'uhunga shitani, iyi mbwa urayihungira hehe pasitoro? Mbese abandi bati niyo uba wigumiye hanze y'u Rwanda. Ubwo urumva turaza kubikurikirana, hagize andi makuru mashya tugeraho rwose telefone 5 kuri 5 abantu bagukurikira, cyangwa se bakurikiye n'undi muntu wari wese waza kubasha kumva iyi nkuru. Amakuru twaba dushyikiriye rwose turemera kuyabaha. Baudouin, murakoze nshuti yacu, reka tube dusubikira aha ngaha nyakubahwa. sawa sawa, urakoze cyane. Ciao ciao. Ciao.